ingoga mwisi hariya hakurya y'agwaruzi runini hari igihugu cy'amata n'ubuki kandi nyiracyo ni wa mwami Yesu azatujana tumurikira Imana hati dore bandi napfiriye tuzabatambuka isirikare azatujana tumurikira Imana hati dore bandi napfiriye tuzatambuka isirikare azadutaka azatwambika imyenda yera cyane azatwambika ingofero ziriho inyenyeri maze abirangije atuvugira ibigwi ugeze mu ijuru Yesu azadutaka azatwambika imyenda yera cyane azatwambika ingofero ziriho inyenyeri maze abirangije atuvugira ibigwi azaturusha tugiye kuvamo yurindikiritsanyo yakugabiye kandi hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami nibo bazabona ubugingo bw'iteka umubiri ukurusha ugiye kuvamo yurindikiritsanyo yakugabiye kandi hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami nibo bazoragwa ubugingo bw'iteka hazatujana tumurikira Imana hati dore bandi napfiriye tuzatambuka gisirikare hazatujana tumurikira Imana
gisirikare hazatujana tumurikira Imana ati dore bandi napfiriye tuzatambuka gisirikare hazatujana tumurikira Imana ati dore bandi napfiriye tuzatambuka gisirikare. Nyuma y'urupfu hari ubugingo, nyuma y'amarira hari ibitwenge, nyuma yo gukora hari uguhembwa, kandi nyuma y'ibyo nzaruhuka. Nyuma y'urupfu hari ubugingo, nyuma y'amarira nyuma yo gukora hari uguhembwa, kandi nyuma y'ibyo nzaruhuka. Segura inanga yanjye ncurarange, zagendagenda Yerusalemu nsha, n'ayandi makuba tuzagirayo, none nawe ngwino twijyanire. Segura inanga yanjye ncurarange, zogendagenda Yerusalemu nsha, n'ayandi makuba tuzogirayo, none nawe ngwino twijyanire. Urupfu uwo musi tuzarutwenga, kubera yuko tutazopfa ukundi, ibitubabaza n'ibiduca intege kuri uwo mugwa n'ibizobayo. Urupfu uwo musi tuzarutwenga, kubera yuko tutazopfa ukundi, ibitubabaza n'ibiduca intege kuri uwo mugwa n'ibizobayo. Segura inanga yanjye ncurarange, zagendagenda Yerusalemu nsha, n'ayandi makuba tuzabwirayo, none nawe ngwino twijyanire. Segura inanga yanjye ncurarange, zagendagenda Yerusalemu nsha, n'ayandi makuba tuzogirayo, none nawe ngwino twijyanire. None se wewe uzaba urihe, ni mw'ijuru cyangwa mu muriro? Niwihitiremo ugihumeka, kuko ishengero rigira rijanwe. None se wewe uzaba urihe, ni mw'ijuru cyangwa mu muriro? Niwihitiremo ugihumeka, kuko ishengero rigira rijanwe. Segura
none nawe ngwino twijanire. Tusoba kuri ya ngoma, tusoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize. Tusoba kuri ya ngoma, tusoba kuri ya ngoma, tusoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize. Tusoba kuri ya ngoma, shengero, tusoba kuri ya ngoma, tusoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize. Tusoba kuri ya ngoma, tusoba kuri ya ngoma, tusoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize. Tusoba kuri ya ngoma, tuzobayo. tusoba kuri ya ngoma, Tuzobayo. tusoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize. Tusoba kuri ya ngoma. Tuzagira amahoro meza, tuzanezerwa, tuzamubona Yesu waducunguriye ku musaraba akaducunguza, maraso y'igiciro itumara kunesha iyi si y'ibibazo. Tuzagira amahoro meza, tuzanezerwa, tuzamubona Yesu waducunguriye ku musaraba akaducunguza, maraso y'igiciro. Yakumarira iki guhabwa iby'isi byose tukabura amahoro? Yakumarira iki ahubwo izere Yesu umwami w'amahoro. Harakubabarira, haracungura ubugingo bwawe bwose. Yakumarira iki guhabwa iby'isi byose tukabura amahoro? Yakumarira iki ahubwo izere Yesu umwami w'amahoro. Harakubabarira, haracungura ubugingo bwawe bwose. Nitumara kunesha iyi si y'ibibazo, tuzagira amahoro, tuzanezerwa, tuzamubona Yesu waducunguriye ku musaraba akaducunguza, maraso y'igiciro itumara kunesha iyi si y'ibibazo. Tuzagira amahoro, tuzanezerwa, tuzamubona Yesu waducunguriye ku musaraba akaducunguza, maraso y'igiciro. Yewe mwene data, reka gukiranirwa, ushukwa n'umwasi Satani, amahoro atanga ahubwo izere Yesu umwami w'amahoro. Arakubabarira, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Yewe mwene data, reka gukiranirwa, ushukwa n'umwanzi Satani, amahoro atanga ahubwo izere Yesu umwami w'amahoro. Arakubabarira, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Nitumara
icyubahiro cyane kuko twavuze umubyeyi nyine tumara kuririmba ku karirimbo nagira ngo mugihe dutegereje ko umubyeyi wacu ugera hariya mu ngobyi uko badere tubwiye nanze kuvuga imva aho Imana nyine urimo umuheka ikamugeza mu ijuru mu gihe nyine tutagira tumara kuririmba ku karirimbo turaza byarukira hari inyuma gatoya turebe ukuntu twagerageza ubwanwa kuba bufite noneho kugira ngo tunarure n'amaguru ko kandi umuntu tumaze amasaha arenga twicaye hano noneho tugerageza hari inyuma tugiye twahera ku bana bagende bihereze haruka fanta akantu bashobora gufungura gatoya noneho hagati aho ngaho umubiri w'umubyeyi uraba urimo kugera aho nyine yo kuruhukira bwa nyuma reka rero dukomeze tume twishime tumushimishe dusingize Imana ijambo n'ibyanyu gukomeza aho ngaho Zabana, nukanye n'ibyago,
birasa nkaho zatugoye cyane kugira ngo tugerageze guhuza amajwi. Haleluya. Nta yindi mpamvu itumye twicara hano ni ukuza kwifatikanya na bene data mu kababaro ko kubura umubyeyi, ariko mugerageze muzirikane cyangwa se mutekereze. Jewe nanezerewe kare ngikurikirana misa uyu mupadiri yatambukije. Haleluya. Amen. Ese mwanikirije mufite ubwoba bwo gupfa? Iki gitero cya nyuma mugerageze kugira ngo twese tubisangire, buri muntu wese agerageze gutekereza, dutahure kandi tuzirikane iherezo ryacu. Haleluya. Nimunsubize bene data. Amen. Mwumvise iki gitero uko kiriko kivu, noneho ntacu mubabaro urwaye kuko nzawibagirirwa kwande. Kandi twese abicaye hano nta yindi ntego yacu ni ukugira ngo tuzagire gute, tuzaje mu ijuru. Iyi mibabaro yose turimo kugira hano ni igihe gitoya. Mureke twese dufatikanye tunezererwe kuzagira iherezo cy'uyu mubyeyi. Je nagize ubwoba kumva umuntu urimo kuganira n'abana bagasezerana neza, bagasenga, akaja kuryama muri kwa kuryama, kwa kundi nawe uzuryama gaca mu gitondo ntubyuke. Birashoboka yuko abana be bari bategereje yuko mukecuru mu gitondo bongera kumubona, bakongera bakaganira, akongera akabanezeza nk'uko yari asanzwe abanezeza, ariko ntibizashoboka. Ariko mw'abantu mugerageze gutekereza icyo kintu, mwumva uburemere bw'icyo kintu. Umuntu waryamye muzima arimo kuganira n'abana, akabategura, akabasezera, akaryama nk'uko yari asanzwe aryama, ariko mu gitondo ntabyuke. Birashoboka yuko natwe uko abatwicaye twese ahangaha uyu mwenda turacawurimo w'urupfu, si ukubatera ubwoba. Mumenye yuko natwe iryo ni ryo herezo ryiwe, ariko nawe ufite iyawe. Reka ne gutinda dufatikanye iki gitero, niturangiza twese tunezeranwe na bene data, twishimane nabo, tubafate umugongo, ariko tuziringiro zacu twese ni ukuzabana n'umuzeyi wacu wadusize uyu munsi. Noneho tacu ubabaro kuko nzawibagirirwa kwa Yesu, nuko mbifite kubabazwa mw'isi, n'ijuru nta mubabaro n'urupfu. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Iri ni itorero ryabo, ni itorero ryacu nyine, kandi ni itorero ryanyu. Imana rero aho umugisha. Gusa iyo tugeze kuri uyu munsi njya nkunda gutekereza amagambo, hari ijambo njya nkunda kuvuga. Iyo tugeze kuri uyu munsi mvuga ijambo rivuga ko ari Imana ibitwandikiye, niba ari Imana ibikwandikiye, niba ari Imana ibinyandikiye, kugira ngo natwe tuyisome tumenye yuko igihe nikigera tuzakorwa muri uyu mubiri. Buri muntu akabitekerezaho, noneho akagira ikibazo akibaza ati mbese nimurwa mu mubiri nzaba niteguye? Kuko umuntu yitunganya nyine hano mu isi kugira ngo azagire iherezo ryiza. Iyo ugize iherezo ryiza dushima Imana kuko umuntu agize iherezo ryiza, Imana ishimwe. Ariko nasoma amagambo hano muri Bibiliya, ntabwo ndi buyasobanure kuko amasaha yagiye. Ari mu Bakorinto ba mbere igice 15 umurongo wa 42 kugeza kuri 44, aravuga ngo nuko kuzuka kw'abapfuye niko kuri umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazasarurwa ari uwo kutazabora.
ubibwa ufite igisuzuguriro ukazasarurwa ufite ubwiza, ubibwa utagira intege ukazasarurwa ufite imbaraga, ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazasarurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukiro hariho n'umubiri w'umwuka, Imana yacu idufashe. Aya magambo ni amagambo avuga ku mubiri, uko umubiri uyu wa kavukire ugera igihe ugapfa, kuko uyu mubiri ntabwo ukomeye, ntabwo ari umubiri uzaba igihe cyose, kuko igihe kizakirekera kigera nuko tubona ko abantu bagenda kwa mubiri ariko hari undi mubiri tuzambikwa ubwo Kristo azaza. Uwo mubiri niwo buri muntu wese wihaniye ibyaha azambikwa, kuko umubiri ntabwo uzapfa, ni umubiri uzabaho iteka ryose. Uwo mubiri rero turawutegereje kuko tuzambika ubwiza Kristo nagaruka. Imana yacu ishimwe. Uwo mubiri rero nimbwifuriza, nange rero nifuriza kugira ngo tuzambare umubiri w'umwuka, kuko uyu mubiri tuba tubona ko ari umubiri w'intege nkeya, ni igitaka gusa tuba tugenda n'ubwo umuntu ubona ari igihe umuntu yikatura ugasanga umuntu nyine yigize igitangaza, ariko ibi ni ibitaka twambaye. Igihe kizagera rero ibi bitaka dusubire mu bitaka aho byaturutse, nk'uko tuba tubibonye ko ariko bigenze nyine cyo kintu bitwibukije. Ni ukuvuga ngo rero tumenye ko hari umubiri wa Kristo ariwo uzambikwa, ariwo nzambikwa igihe nikigera nkakurwa mu mubiri ntunganiye Imana yacu ishimwe. Ibyo rero jambo nishatse kugira ngo mbabwire cyangwa se mvugeho, kugira ngo buri muntu wese atekereze yibaze kandi yene igisubizo ati mbese nk'ubu ndamutse mvuye mu mubiri naba ntegereje kuzambika umubiri, kuzambikwa umubiri wa Kristo, umubiri wo mu buryo bw'umwuka, umubiri udapfa, umubiri utaranduka, umubiri udasaza. Umubiri niwo twifuza rero twese, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko Kristo nagaruka abapfuye bakiranuka bazambika ubwiza bwa Kristo. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Ayo niyo magambo nifuje kuvuga. Reka twakire Pasiteri Mushumba asenga Imana, noneho turangize gahunda yacu. Turabashimiye kandi by'umwihariko ko namwaje gushigikira inshuti zacu zabuze umuvyeyi wabo. Ikibugwa ntikironke nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu nagakomeye ku muntu, kandi iyo amubuze ntabwo ndazabona. Ubwo turabashimiye rero bimwe by'umwihariko ko mwaje kubashigikira, nivyo byiza, nivyo bigize imice yacu y'abarundi n'abanyarwanda. Iyo umuntu yabuze uwiwe bakamushigikira ararema akabona ko afise uwiwe, kandi baratubwira ijambo ryiza, baratubwira ngo umubiri uzobona, turonke umubiri utabona, kandi ikindi tuzoja mu ijuru. Umunsi azogaruka akagaragara mu bicu, tuzambuka umubiri utabona, kandi bazoduhoza amarira, azoduheka mama wacu yadusize tutama, tukandi icyiza si kumutwereka gusa, tuzobana kandi tunezerwe. Umugwa utagupfa, atagupfusha, atampfuvyi izobaho, nta marira azobaho, azoba umunezero gusa. Pastor atubwira ijambo ryiza. None umuntu muri twebwe wese, umuntu wese agende yibaza, yitegura umutima wiwe. Ijambo ryiza ravuga ngo nta twese uzopfa, ntawe uzogusimba. Ko atawe uzogusimba rero, uko buca uko bwira, umuntu wese yitegura. Turi mu ishuri, examen rero izoba, umuntu wese rero abe yiteguye, amenya ati iherezo ryanjye rimeze gute, data dutegereje mu ijuru. Mugabo natwe ntaje gusuzuma imitima yacu. Ndabashimiye rero, ndabashimiye kandi Imana ibaho umugisha wo gufatana mu nda tugashigikira ababuze umuvyeyi wabo. Imana data ibaho umugisha, ibaho umugisha cyane, kandi uwo muco ni mwiza. Tuwukomeze tuwigisha abana bakiri batoya nk'aba, babone ko twadusi umuco mwiza. Imana iduha umugisha rero. Reka duhaguruke dusenge Imana, tubasabira umugisha kugira tubana yindi gahunda turaja ngo gusigara abantu. Data wera, turagushimiye ko waturemeye, nubwo turi mu bihe bikomeye, mu bihe twabuze umuvyeyi wacu, turagushimira ko twamuherekeje Mana, kugira ngo
kugira umuntu abone amuherekeza bangana kurya muri Afurika n'abangana gutya Buraya. Ni Imana turagushimiye wagaragaje ikiganza cyawe cyiza. None mwami turagushimiye ko banye natwe dutangura, turagushimiye ko gushira amasaha uri kumwe natwe ukaduha ijambo ryiza ryo kuremesha imitima yacu mwami. Tukamenya ko ubu muri iyi si turi ingenzi n'abakavantara tuzoyibamwo kandi tukayisezera mwami, mugahoza igitondo cyo kunesha izuba ry'umuco rizorasa mwami. Tugusangana mu kirere Yesu Kristo ukatwereka abavyeyi bana badusize Mana, tukabaniza uraherezo ukaduhoza amarira ukabatwereka tukabana. Mana asaba umugisha ubwoko bwose bwaje Mana, nta kindi cyabazanye n'urukundo no gushirikira ababuze mwami. Ubaha umugisha batanze umwanya wabo mwami kandi bakoze mu mufuko wabo data. Nuko programa tugiye kujamo uduherekeze mwami, iganza cyawe cyiza kibane natwe mwami, kandi cyane cyane mwami amahoro yawe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bishamira imitima yacu mwami. Urakoze mu izina ryawe Yesu tubishima, amen. Kageje ko hano iwacu hano mu Burayi ho turiho ducumbitse ntabwo byoroshye, hamwe n'akazi n'iminsi ntabwo bitwemerera kuba twese twabonekera icyarimwe, ariko ndabashimiye mbere na mbere ku bwitange bwanyu bwose. Ikindi wenda navuga kuri mama, ibyo navuga kuri mama ni byinshi. Yaratureze, batureze bose ari ababyeyi. Igihe kiza kugera twisanga turi kumwe na mama gusa, ariko mama rwose yari mama pe, yakoze ibyo yagombaga gukora nk'uko babivuze. Yaratureze, ndibuka hari igihe mu rugo byibuze n'ijye wari uri mukuru, abandi baragiye muri segonderi, ariko mvuye kuri njyewe nkagera hasi twari abantu 15 mu rugo, abana 15. Hari bamwe mwabonye hariya nabo yareze, hari abandi batabashije kuboneka bagikuze bagiye, ariko ndibuka umunsi umwe nayo twajyaga tumubaza ati ariko se mama uyu munsi turarya iki? Abantu 15 kugira ngo bagaburire utwana dutoya twose 15 kugira ngo tugaburire duhage byari ibibazo. Ati bana bandi gusaranganye kandi bizagenda neza, tugasaranganya bikagenda neza. Ariko icyo nshimye Imana nuko abana bose bari munsi yanjye bose, kuyemo Bonaventure na mushiki wanjye mutoya, abandi bose nabo yareraga babuze ababyeyi, nuko akazana agatoragura ukajya kubona ku mugoroba atahukanye umwana, isi uyu nguyu nuwahe, tukamutuka nyine aje kuducura, ariko tukagera aho nyine tukabimenyera tukabifata gutyo nyine ntabwo ngubu. Turagenda dukomangira muri 15. Iyo twajyaga kurya dokari y'ubwadi mama ati gukora liste nawe ururama, hari bamwe turi kwibagirwa. Ariko icyo nshimiye Imana nuko twese yabashije kuturira abo bana bose bagakura, bamwe barashatse abandi barakuze n'abagabo bibeshejeho, kandi natwe rwose twarakuze. Icyo kintu rero yatweretse urukundo rudasanzwe, kandi nk'uko babivuze rwose yitangiraga abantu. Ntabwo navuga byinshi kuri we, ariko ni utuntu ubona navuga dukeya cyane. Ndibuka tutakiri mu Rwanda twe twaragiye ahandi hantu gushaka imibereho, nuko ava aho yari atuye ku Mugina aza Gitarama mu mujyi. Noneho umunsi umwe rero tuza kumusura tuvuye hirya iyo ngiyo, ugasanga twaguze ibintu nyine kugira ngo twishimane nawe n'iki. Akaza umuntu ati mukecuru rwose atundabura, akajya kudaha kuri bya bindi twaguze. Si uradaha n'ibyawe? Ati oya tugomba gusangira n'abakene. Si ugomba kudaha, ntabwo ariwe wabiguze, uzajya umukinga ubihinga. Ugasanga aradahaga uyu adashyira mu gitenge ahereza uriya ugiye kuburara. Ariko iyo image ntabwo rwose yigeze imvamo. Hasi ubu hari umwana yazagera hariya ku buryo ushobora gukora wenda kwiza umwe mwatsiye ibyo yakoze.
ntabwo navuga byinshi kuri we rero, byinshi cyane ni muri makeya. Mama yari umuntu w'intwari cyane kandi atabarutse rwose, ibyo agomba gukora yarabikoze kuri twebwe. Twarakuze kandi n'abo bana bose ntawe ugwa mu ziko nk'uko mukuru wacu yakuze. Ubwo rero turabashimiye rwose kuba mwifatanyije natwe muri kano kababaro twagize. Iby'igiciro cyane kubagira. Ubu ngewe biba byandenze kubona abantu ababashije kudusura mu rugo rwose, namwe rwose turabashimiye cyane. Kandi n'abatarabashije kugera mu rugo nta kibazo, nuko mwana ufite izindi nshingano. Ntawe uyoboye ukuntu hano i Burayi hameze, kandi iyo urupfu nk'uru rutunguranye, hari benshi baba bari muri vakansi, hari benshi baba bari mu tuzi rwose birumvikana. Ntabwo twarenganya abantu, ntabwo twabarenganya, nuko isi nyine twisanze iteye nyine ni sisiteme, turi muri sisiteme. Gusa inshuti zacu, bavandimwe, turabashimiye cyane ubwitange rwose mukomeza kutugaragariza nk'umuryango. Murakoze cyane rwose, turabashimiye. ntabwo bakurabire navuze ko ntihagira ibintu byerekeranye na mukecuru, ariko ndibuka anyigisha yanyigije mu wa mbere no mu wa kabiri primaire icyarimwe. Mu wa mbere nawe bizana urugundana Imana rwose muri ubu budashira abari nawe yagiye mu gihe cy'akora abatutsi. Noneho anyigisha mu wa kabiri, ariko iyo yabaga wenda tubaye biganirira urugundana hanze abarimu mwabigenzaga abana mukasubira mu ishuri mukabareka abana bari barabura izi mwese. Umunsi umwe rero ndari mubiganira urugundana tugiye dushaka ku maguru, urabona twese dutanga ibijyanye kwicara ku ntebe bya pitire nta byabagamo dushaka ku maguru. Noneho mbona iwe mukobwa kamukamuriza babarire rwose twiganaga. Noneho yari ifite ibuye ryiza ndarifata ndarimwambura ndamwikanda ndamwicaraho icara ku mabuye wicara hasi ndaribi. Noneho arize brataraza ati ngende gute, ati njye ku ibuye ryanjye aho ndipfutse mu mugongo, ati sinongera yinga kusize ibuye rye ntabwo ndakwivuka haraza gufata mu buzima bwawe bwose ndakagumanye. Ndumva ari ikintu ariyo muntu yonyine numvise igapfutse ryo gutaruka mu mugongo kusize ibuye. Iyo isaba justice kumva bagomba kurengana umuntu kandi agahanda atihanukiriye atengere mwe guhonda kurwaye watu warakondaguraga cyane byendende nyuzi batatu ariko we usizibuye ukure afite ibyo byo gushyiraho na justice kumva ko uzo mukayuti ntashobora kujya aho naho ndi mu Burayi. Hari ikintu umuntu yamwibukiraho, ariko agira muri barumva ijambo rwose rero ngo mwamwibukiraho rwose ijambo rikwaye mbere y'abarundi. Ubundi rero kugira ngo mu by'ukuri umuntu abone ahantu ahera avuga uriya mubyeyi ntabwo byoroshye kuko yari wa muntu ijambo ryose rimuvuye mu kanwa cyangwa se igikorwa cyose akoze ugasanga ni ikintu wagira ngo ni ikintu yari yateguye. Niwo muntu wavugaga ijambo ritari imfabusa. Hari umuntu bapfa kuvuga ukumva aravuga ukaba wavuga uriya muntu arimo aravuga iki buriya, ariko wa mubyeyi we ikintu cyose yajyaga kuvuga cyabaga gifite akamaro. Ikintu cyose akoze kikaba gifite akamaro. Uriya mubyeyi rero nk'uko yabivuze yaratureze. Njyewe namubonye bwa mbere nanjye ngiye kwiga mu wa mbere, uriya yigaga mu Mukinga, njye nigaga mu Bibungo. Noneho ngiye mu wa mbere, ubwo we twabanye umwaka umwe ahita bamwohereza Mukinga. Ubwo ndiyigira ndarangiza tugahura turara abantu nyine tunabatinya twebwe abana bo mu giturage. Nuko ariko nyine ukabona ni umumama mwiza, ni umumama uhura n'abana akabasuhuza. Ababyeyi banjye babanaga nabo cyane, yabona umwana kwa Yosefu
akayitwaga Yosefu akansuhuza ariko nyine nifitiye isoni nifitiye ubwoba nuko nyine urabona abana twarubahaga cyane kera batwigishaga kubaha cyane cyane abantu bakuru. Ubwo rero nza gukura ndarangiza ndajya kwiga, maze kwiga ndaza ntangira gukora rero turakorana, ndagenda nsanga hari nyine twamwitaga madamu, twamwubahaga cyane, narenze mva mu Rwanda ntaramuvuga mu izina, twamwitaga madamu, ni madamu, twasanze abana bamwita madamu, natwe abantu twakoranaga twese tukamwita madamu. Madamu ari yo kuvuga ngo madamu ari yabaga ari uwo mubyeyi, turamwubaha rero, turagenda tugenda dusanga arahari, aratwakira. Uriya muvandimwe Joyce Speciosa twari kumwe twahagereye kimwe, ningira icyo mbeshya araza kumbeshyuza. Atwigisha akazi, atwigisha uko bakora, yari umubyeyi ukunda ugira umurava, yari umubyeyi ukunda akazi, yari umubyeyi kandi ugira urugwiro. Biriya yavugaga yavuze ngo abarimu twagendaga twigira tukisakuriza, ntabwo twabaga turimo kwisakuriza, twabaga turimo kumva inama ze. Yazaga akimuze nk'abana mbabwira, akatubwira ibintu ibyerekeye ubuzima. Nashatse mama yarapfuye, ariko inama zose z'urushako, inama zose zo kubyara, inama zose z'uko umugore agomba kwitwara ku mugabo, uriya mubyeyi niwe wazimpaye. Nta mama nari mfite, ariko yambereye mama, akaza nagira ikibazo akaza akambwira ati dore icara ahangaha mubwire, dore bigenda gutya bigenda gutya, ibi ngibi ugomba kubigenza gutya, ibi ngibi ugomba kubyihangana, ugomba kugira gutya. Nkagenda nkabikora uko ambwiye, rimwe na rimwe nkambwira nti reka ni wowe urakabyawe mwebwe twebwe dore kimwe, ati gutya ntabwo nkabyagendeye gutyo, kandi koko ndabigenza uko yambwiye, ibintu bigatungana, byaba ari ku bana, byaba ari ku wo tubana, byaba ari kuki byose, inama zose akagira izo ngizo. Ntabwo nzibagirwa akantu kamwe kanshotse, bari ku kazi, nari ntwite impanga, inda igeze mu mezi 7, noneho igihe cya nyuma ya saa sita abana basubiye mu ishuri, noneho njye numva ndananiwe, ndagenda njyana munsi y'ikinyinya, icyo kinyinya baravuga ngo nicyo abarimu turebwirwamo. Ndagenda mbwira umwana nzanira agasambi, umwana nzanira agasambi, nkarambura munsi y'ikinyinya, ndangije ndaryama mbwira abana mujye gukina, mujye muri gymnastique, kandi muri gymnastique nyine bagomba kuba uri kumwe n'abana, ariko njye numvaga ninaniriwe, ndaryamira munsi y'ikinyinya. Noneho ndangije hari abo bitaga ba nyirikigo, hari ba diregiteri, ariko hakaba n'uwo bitaga nyirikigo. Nyirikigo yari ikigo cyabaga ari icya leta, yabaga ari burugumesi, niyo yabaga ari nyirikigo. Reka rero burugumesi azaze nyirikigo, aje muri inspeksiyo z'ikigo cye, nanjye niryamiye munsi y'ikinya nasinziriye. Araje imodoka irahinda nta n'ubwo nayumvise, yaza aratambuka, arangije uwo mubyeyi nyine yari umudamu, aragenda azenguruka agera ku ishuri rye, ntabwo nyine nzi ibyo yamuvugishije. Umubyeyi yaraje asohoka mu ishuri rye, araza ansanga handi munsi y'ikinya, arakomakoma, ese wasinziye? Ndumva naniwe, ndumva ntameze neza. Ati nyirikigo yaje. Ayiwe, ati Karme twati wishikagurika, ati ndapfuye ntibaranyirukanye kabaye. Ati tuza, ikigo ni icyacu. ntabwo ikigo ni icyacu.
ati tuzate kuko ushikaguritse buryo ukagira ushobora no guhungabana ukikubita hasi ati haguruka buhoro witonze ugende wicare mu ishuri ubwo ndarahaguruka ndagenda nicara mu ishuri noneho ubwo araza akora ibyo yakoraga arangije aragenda ariko nyuma yaje kumbwira nyine uko byagenze ukuntu ibiganiro bagiranye n'ukuntu iswari yaranje bikarabyo ubwo rero urumva ako kantu nuko yari ameze ni ukuntu wahoraga afite impungenge kuri buri muntu wese akumva agomba kumufasha ku bintu byose. Ikindi kintu cya kabiri cyanshotse kuri we muri 2015 naje gusubira mu Rwanda ndagenda aranyakira ku buryo nk'uwakira umwana we rwose ndagenda noneho ubwo nagombaga kuva ahantu narindi nkajya iwacu mu giturage ariko ubwo abantu bose nari nagiye mpura nabo bari bagiye banca intege bakanca intege kandi ngewe mva hano nabaga ngiye singera iwacu nta kintu byaba bimariye umuntu wese duhuye nkambwira nti nzajya iwacu mu giturage yego mu giturage n'ubujyanye ibi n'ibi murabizi bakanca intege bakambwira amagambo yayanaca intege noneho bukeye ndi bugende ndagenda mbwira mukecuru ndambwira nti ndumva mfite ubwoba niko namubwiye ndumva mfite ubwoba bwo kujya iwacu yaramfasha arampindukiza maze tureba namfase ntabwo iyo imaji zamvamo arambwira ati ati mwana wa Yosefu ati Yosefu nta muntu yagiriye nabi hariya ati kandi nawe nta kintu kibi wakoze ati kandi Bikira Mariya na Yesu na Yosefu baraguherekeza ati ngwino turapfukama ahantu twari turi muri salo dupfukama ku ntebe mukecuru arasenga amfasha hoseho aransengera nangize ati genda ujya gusura abavandimwe ati kandi nta n'isazi iri bugutumukeho bwabwo bwose nayo mfite guhita gushira numva nzanye imbaraga ntazo ziturutse kandi koko nagiye nemye ndagenda ndazenguruka iwacu ndagaruka nta n'umuntu n'umwe wigeze agankoma imbere ubwo urumva rero icyo kintu nashaka kuvuga nuko uko kwemera yari afite yakakubwira ikintu yumva ari afite ukwizera guhambaye ubwo rero nk'uko nababwiye wavuga ibye ntiyabirangiza abana banjye yareze ntahari bagiye bakamusanga bagasanga umubyeyi na n'ubu baracyamumva ibintu yakoze ntabwo nk'uko Desire yabivugaga abo ni abazaga Desire akabagaburira akabaha akabapfundira ibwira byose barangiza bagataha nibo benshi ubwo rero rwose dushimira Imana vrema kuko yamuhembye ibyo yakoreye byose yabimuhembeye ahantu ari yibereye mu mahoro aratuje kandi yabitweretse ntawabishidikanyaho dukomeze rero tumusabire kuko nzi ko hari nawe arimo kudusabira murakoze amen. Ndabona rero rwose uzaye amasaha kujya kugenda ariko ntabwo twagera kumenya kumenya nabi kugira ngo korotire kuko murabizi no bitwa gukaraba kuba nyine ku irimbi nyine gato ngo ukarabe ugiye kwirabura kumvikana ariko hazajya ikindi gihe kizabaho kwera noneho nyarwanda mu kibazo mu by'abazungu akita abedodoye kuzababwira yuko uzagenda ariko mbonye hari umwana gatatu kandi kuko hari icyo ashaka kubwira umwana gatoya n'amatwi
araza hanyuma vuga njyenyine kuko umubyeyi nkuriya yabanye n'ababyeyi turi inshuti none ndagira ngo natwe duhagarare imbere yanyu kugira ngo twifatanye n'umuryango wacu nanone muri ibi bintu byabaye iwacu. Ndavuga iwacu kuko ni iwacu, ni umuryango, birumvikana ko tubisangiye n'abandi, ariko icyangombwa ni ugushimira Imana. Gushimira Imana yaduhaye uriya mubyeyi ikamuduha kugira ngo atubere urugero rwiza. Nabonye inshingano yayihaye, ariko twabonye ari inzira nziza buri wese agomba kuba intwari, intangarugero n'izindi ntihibuka neza ariko zari zanditse ku ifoto kugira ngo buri wese azahore azirikana. Twagize amahirwe yo kubana n'uriya mukecuru, ariko ari madamu uko mwabivuze, n'umuryango wose mu bihe byari bikomeye nibwo twashoboye kubonana nawe. Umugabo we ari we papa w'abana, we yari inshuti yanjye, twakoraga akazi kamwe tuziranye, ariko imiryango yacu kuko ngenda n'imaze igihe gitoya twari twageze uburyo duhuza. Ariko nkaba narigeze kujyayo muri 1976 nari ndangije icyo gimanite ngiye kureba amasenge ku Mugina. None mageze inshuti ya mbere kwa François banjyanayo, nari mutoya nageze rimwe ndigende, ariko nyuma duhuriye ngo ngubwo ubwo twabonye umubyeyi koko nyawe. Njye rero si nabonaga turi kumwe, ariko mugenzi we babaye umunsi ku wundi barera aba bana bacu. Reka mu ijambo amuvuge uko njye sinabona ibyo navuga, hari niwe ubizi, ibyo navuga byaba ari kurenzaho. Ndaza kongera akantu gato gusa nyuma, nta kindi ijambo reka mbwiye mugenzi wanjye ndaza kugisubiza arangije. Nanjye uriya mubyeyi twamenyanye igihe gitoya, ariko yambereye mukuru wanjye, ambera umujyanama, ambera mama muri ibyo bihe bitoroshye. Hari ahantu twicaraga munsi ya voka, twahavugiraga byinshi, twahaboneraga byinshi kandi tukahavugira byinshi, kandi tukaba turi kumwe n'abana, mbese nabo bakumva izo mpanuro. Ntabwo bitindaho kuko bamuvuze, ariko ngewe ikintu cyankoze ku mutima ni buriya buhamya baduhaye, cyane cyane uriya muryango yaracumbitseho. Ukuntu burya kugira neza ni byiza, kugira neza ni byiza, biriya nibyo byitwa guherekezwa n'imirimo wakoze, kugeza n'aho witegura urugendo rwawe n'abo bari kumwe bakabibona, ukabibabwira, atari bya bindi byo tubyemera mu kwizera, nabyo ni byiza, ariko noneho we ni ibifatika yakoze mu gusenga kwe, mu kwizera kwe, akavuga ibyo yabonye, agabaha ubuhamya kandi bakabubona. Ariya masengesho yakoze, ari umukecuru, ari umunyantege nke, ariko agasenga, agafata kiriya gihe cyo gusenga kandi akizera. Noneho yamara kwizera akabitoza n'abandi. Noneho mu rugendo rwe rwa nyuma nicyo twavuga gusiga, ntabwo navuga inkuru, gusiga umugani mwiza. Urumva, gusiga umugani mwiza nk'abariya abana uriya muryango wadukomeje, kuko mukecuru ntabwo yarahije imigeri, ntabwo yagize bya bindi abantu bagenda bakavuga bati yari ameze gutya, ariko yararyamye arasinzira mu isengesho rye, ntawe yanduranije.
mbese ni nk'igihembo Imana yamuhaye. Icyo nabonye rero twamwigiraho ni ibyo byose, kandi tukagira kwizera, kandi tukaba abakristo b'ukuri, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Nubwo twaba dutandukanyije amadini nk'uko hari abavuga ngo mu Gatolika bavuga gutya, mu Baporo bakavuga gutya, ibyo byose twese twigishijwe ko nyuma y'ubu buzima abazakora neza bafite icyo bazagororerwa ubuzima bw'ubuziraherezo, kandi ngo nidukora neza abo bacu tuzababona. Nazo mpamvu nta gahinda Claire yavuze ati ntago ndira mama kuko wariteguye. Natwe rero hari ahantu ngewe hanyubatse, nta mubabaro mfite kuri mukecuru, nta gahinda mfite kuri mukecuru, ahubwo yiba twese twari kuzagira amaherezo meza, tugategurwa ntituzatungurwe, kuko nidutungurwa ntago tuzamubona. Ariko twitegura tugahagarara nk'uko ukwizera kwacu kubitubwira, tukava mu byaha, tukava mu bibi, kuko nawe yabivuyemo, yari afite urwo rukundo, yari afite kwizera. Noneho nabyongeraho ku byo twahuriyemo hanze, nanjye nkaba nabyongekanya n'ubuhamya bwanjye mfite, nkabyongeranya na biriya. Nasanze mukecuru twamwigiraho ibintu byinshi, twamwigiraho ibintu byinshi. Abana be rwose nimukomere, inshuti n'abavandimwe twese dukomere, twese duharanire kuzabonana na Bernadette mu kwizera, kandi tuzamubona. Murakoze cyane, amugisha ngo gusozerezaho byo gushima cyane cyane itorero ryarigiriye ryabariye, ikemera ko twiziriza ibintu biri mu gice cyacu. Pasiteri n'abakristo banyu rwose mwanya waba bavandimwe bacu twongeye kubashima, mwakoze cyane kandi mbere rwose mwakoze. Imana ikomeze gufasha namwe mwese bavandimwe turi kumwe hano, abagiye, abatashoboye kuza, abagize izindi mpamvu bari kure, n'abandi bavandimwe tutari kumwe, n'abana tutari kumwe, twese tugire tuti Bernadette, notre maman, notre sœur, notre cousine, notre amie, notre belle-mère, umuvandimwe wacu w'igihe cyose, aho uri ukomeze turebe inama zawe zubahiriza. Namwe bana be ntabwo tuzabaterera, turi kumwe, mumenye ko muri kumwe n'umuryango mugari, kandi tuzagerageze kuko bavandimwe kuba iruhande rw'abavandimwe bacu, tubasure, tubakomeze, kandi tubereke urukundo. Iyo nkunda kuvuga urukundo nicyo kintu cya mbere kibesha umuntu, kandi ukaruvuga nta buryarya. Hari umuntu ukomeye ugeze avuga ati hejuru ya byose hari urukundo. Superomnia y'intego yacu tugenderaho nk'umuntu w'umukristo wamenye Imana, uzi icyo umuntu bivuze. Dukunde mugenzi wacu nk'uko Bernadette yabigenje kuri iyi si kugeza ku isegonda ya nyuma. Tube intwari nk'uko Bernadette yabigenje akiri kuri iyi si. Tube abajyanama ba buri wese nk'uko Bernadette yabigenje akiri kuri iyi si. Tube ikintu cya mbere ndabyo byose nabiyotse indashyikirwa. Twebwe twabikoze, ariko n'indashyikirwa yacu abantu bavuze ati indashyikirwa, tube indashyikirwa muri byose, mu byiza, kandi tutagamije ishimo, ahubwo dutegereje kuzashimwa n'Imana yaturemye. Mwakoze cyane, kandi Imana turi kumwe.
murakoze cyane ntabwo ngira ngo murakoze kandi ibintu byinshi cyane ariko ntabwo najya no gushimira rwose itorero rya hano by'umwatwagiye rwose twabashije guha amasaha atandukanye mu rusengero kugira ngo tube tubereke umubyeyi neza rwose mu rwego tubagiye kurikira cyane rwose tubanye ku mutima rwose noneho no mu kandi gushimira rwose umwanya natwe rwose ku munsi wa mbere kuko umunsi w'akazi mu by'ukuri nzi ko hari abantu bajya bajya ku kazi nzi ko hari abantu baza bajya ku kazi ariko bakora uko bashoboye kugira ngo uyu munsi rwose babe babonetse babe abari kumwe natwe rwose numve ko kuko muri aha ngaha wese n'abatashoboye kuboneka bajya ku mpamvu zabo rwose ko tubashimiye kandi tubasabye ku Mana rero murabona ko haracyari amafunguro abashaka muze musangire ariko mumenye ko ubu bose amasaha amaze kuba saa moya zirimo zirageramo ariko ukuntu twagenda nta gutaha bataha bakavuga bagahita nta kibazo nta twirukanye ariko mumenye ko rwose tubashimiye kuba mwaje dufasha kugira ngo dukarabe tuvuye dushyingura umubyeyi wacu ubu rero tugera twumve amashyira ari kubwaya n'indirimbo zikurikiyeho mu kanya kugira ngo tugire tuze neza mu munsi wacu bari kumara n'Imana ariko turabasengeye cyane kugira ngo bakomeze kandi bamwe kugira ibyiringiro byo kuzafunguza rwose rwa itorero ryawe abapfuye bakiranuka bagutunganiye tuzabona nabo urakoze mwanya kumva gusiga tugiye gutandukana rero kugira buri wese tugiye umwanzi mu nzira yagiye mu rundi twumva mwanya buri wese wishyize mu ngano ye amahoro urakoze mwanya kumva gusa kandi dufite aho izina rya Yesu Kristo